ibya kera birangiye nibi ntabwo harangiye kamere uvukamo nta nubwo harangiye karande uvukamo ikirangiye n'ibyaha wowe wakoze ariko ibyo so yakoze ibyo Adamu yakoze ibyo sogokuruza yakoze biracyari mu maraso yawe. Inshuti bakunze b'Isano News, turabasuhuje mwese uko muteraniye hano. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Kuri uyu munsi rero ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi twahuyeho n'umushumba Pastor. Watwibwira? Hari abantu barakuzi, abantu barakumenyereye kuri aya macano, ariko hariho n'abajeho uyu munsi. Ndagira ngo utwibwire ndetse ugire n'icyo usaba abakunzi bawe. Murakoze cyane kunyakira. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Abakunzi bacu rero, amazina yanjye nitwa Pasteur Alphonse. Imana iduhane umugisha. Imana iguhe umugisha Pastor Alphonse. Njyewe rero ugiye kuganira na Pastor Alphonse nitwa Mama Mignone nk'uko abenshi mubizi. Hanyuma Pastor Alphonse hari ikintu yaduteguriye kuri uyu munsi kandi nanjye nifuzaga kumenya. Gusa nagira ngo weho uhageze bwa mbere ukore subscribe, ndetse nawe wayikoze Imana iguhe umugisha, wowe utarayikora rwose kandi usanzwe udukurikira uyikore. Hanyuma musharinge bino biganiro, mushyireho comment kugira ngo tujye tumenya ibyo tubagezaho. Hanyuma Pastor, uyu munsi hari agaseke badupfundikiriye. Wadufasha ukamanza ukasenga hanyuma kugira ngo tubone uko duhura n'abakunzi bacu. Yego, twabanza tugasenga Imana kuko mbere na mbere Imana. Umwanditsi mwiza muri Zaburi yaranditse aravuga ngo urugendo rwawe rwose ururagize Uwiteka, ngo nibwo ruzasohora amahoro n'imigambi yawe. Rero muri iki kiganiro reka tubanze duhe Imana ikaze, duhe Imana karibu kugira ngo ize kubana natwe, kuko ntacyo twakwishoboza tutari kumwe nayo. Mana ya Aburahamu na Isaka, Mana y'amasezerano kandi Mana yacu bwite, uhereye kera kose ijambo ryawe rirambwira ngo naho Aburahamu atatumenya, Isirayeli ntitwemere ku bw'akavukire, ariko ngo uhereye kera kose uri Uwiteka Imana yacu. Mwami rero wacu, tuguhaye ikaze na karibu, wowe utwemereye uyu mwanya kuba tugiye kuganira ku ijambo ryawe, ari twebwe tugiye kurivuga, ari n'abazaryumva, ari nabo turi kumwe hano muri ibi biganiro. Unyemerere umwuka wera w'Imana muziranenge abane natwe. Ibitavuga Imana byose tubikumiriye kure yacu, kandi buri muntu wese uzumvira ijambo tugiye kuganira akaritangira akarisoza, ajye yumva kandi amenye umugambi umufiteho. Ngaho utangirana natwe kandi uze gusozanya natwe, tubisabye Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Imana iguhe umugisha kubwo kutugeza imbere y'Imana. Hanyuma twasaba abakurikiye kino kiganiro mugikurikire mu gisozi, muraza kumenya, muraza gukuramo ubumenyi bwinshi kandi bwiza. Pastor, agaseke badupfundikiriye gahagaze gute? Agaseke k'uyu munsi ntabwo ari njyewe wakapfundikiye, sinanjye wakabapfundikiriye, ahubwo ni Imana yakadupfundikiriye. Tubwire icyo Imana yadutumyeho. Icyo Imana rero yabatumyeho kuri uyu munsi, tugiye gutangira ikiganiro kivuga kuri karande. Karande zizengereje abantu? Karande, imyuka mibi, imivumo. Imyuka mibi, imivumo, kandi nigeze mbivugaho ariko sinabisobanura cyane. Yego. Karande ziri amoko menshi, kandi karande ntabwo umuryango uhuza n'undi karande. Yego. Buri muryango uba ufite karande yawo. Hanyuma rero ndashaka guhuza kamere na karande. Ubundi iyo tuvuga karande ituruka muri kamere. Yego. Muri kamere muntu. Nimvuga kamere, bumve kamere muntu. Yego, yego. Muri ya kamere muntu itangirira muri Adamu, kuko inkomoko yacu mu ishusho y'umuntu n'ubumana muri twe ituruka muri Adamu na Eva. Yego. Niko umugabo n'umugore yabaremye, ibarema muri kamere muntu. Iyi kamere muntu rero yaje gukora icyaha, aricyo cyaje kuvamo karande. Yego. Icyaha cya mbere cyabayeho kuri Adamu na Eva, habayeho kutumvira Imana. Kutumvira Imana kwa Adamu biba ku nyoko muntu yababayeho n'abariho uyu munsi.
yego. iyo niyo kamere, ariko iza kuvamo karande. Mm. Urugero natanga, kamere ya Adamu ariyo yavuyemo karande, bakoze icyaha. Icyo cyaha n'uyu munsi kiba inkomoko kuri twebwe, kiraza kitugiraho ingaruka, nyamara tutaragikoze. Ariko kuko isano yacu na Adamu, twabyawe n'umugabo wakoze ibyaha n'umugore wakoze iki? Ibyaha. Kiraza kitugiraho ingaruka, kandi si twe gusa, n'abadukomokaho bose bakagirwaho ingaruka n'ibyo ba se na ba nyina baciyemo. Adamu na Eva ntabwo ngo bari bazi ko bakoze icyaha. Yego. Babimenye bate? Kuko Imana yari yabwiye Adamu mu gice cya 2, iramubwira ngo dore ngo haye byose muri iyi ngobyi ya Edeni, muzabirye bibi byo kurya byanyu, ariko igiti kimenyesha icyiza n'ikibi ntimuzakiryeho, kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Bivuge ngo umuntu wo kugumana icyiza muri we yahise yakira ikibi. Ikibi rero akimara kugikora, kamere muntu iba yakiriye ikibi muri yo. Yego. Aribwo Imana yazaga gusura Adamu na Eva mu masaha ya nimunsi, igeze kuri Adamu na Eva aho yabasangaga irababura. Irabaza ngo Adamu we uri hehe? Adamu asubiza Imana ngo numvise imirindi yawe ntinyishwa nuko nambaye ubusa. Imana iramubaza ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Yego. Ese wariye kuri cya giti nakubujije? Adamu cyo yashubije mu kutumvira Imana kwe no kudaca bugufi kwe, iyo niyo kamere muntu, ari nayo ivamo karande. Adamu abwira Imana ngo si njyewe, ni wa mugore wampaye. Yego. Ntiyemera icyaha. Uyu munsi dufite abantu bakora ibyaha ariko ntibabyemere, bakabigereka ku bandi. Yego. Si njyewe, ni mama Minyoni wanshutse, ni Korode wanshutse, na Alphonse wanshutse. Yego. Ariko buriya kamere y'Imana mu muntu niyo kwemera ko wakoze icyaha. Kandi nyuma y'uko wemera ko wakoze icyaha, hari n'impongano z'icyaha, n'imbabazi zibonerwa muri Adamu wa 2. Adamu wa mbere yagaragaje kutumvira Imana. Kamere biratangiye, karandi biratangiye. Ariko kandi Adamu wa 2 ari we Kristo. Yego. Azana kamere y'imbabazi, ariyo tubonera ku musaraba. Amen. Imana yacu ishimwe. Imana ibaza umugore ngo ibyo wakoze ni biki? Ko umugabo akwitakanye. Umugore asubiza Imana ngo umugabo wampaye, iriya nzoka niyo yakoze. Imana irareba. Yego. Isanga ibyaha byose babiherereje ku Mana. Dufite abantu batemera ibyaha, kamere zabo zikamera nk'iza Adamu na Eva. Yego. Kamere yo kudaca bugufi, kamere yo kutemera kuri umunyamakosa. Kandi buriya niba hari ikintu cyiza, kamere nziza, ikizakubwira kuri muri kamere y'Imana koko, kamere y'imbaraga z'Imana na mwuka we, nuko uzakora ikosa, nuko uzakora icyaha, ukamenya guca bugufi. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi iyi karande yakurikiranye Adamu na Eva, n'uyu munsi hari ingo umugabo akora amakosa ntiyemere ko ari we wayakoze, mpaka umugore yemeye ko ari we wayakoze, kandi umugabo ari we wagize gute? Ari we wakosheje. Oya, hari n'umugabo ukora ikosa akaba atasaba imbabazi, akumva ko umugore byanze bikunze irya kosa ari we ugomba kurisabira imbabazi. Iyo rero ni kamere ya Adamu yo kutumvira iki? Imana. No kudaca bugufi. Kutumvira no kudaca bugufi. Kutemera ko wakoze ikosa. Kutemera ko wakoze ikosa. Tukagira n'abagore bo batsingo ariko adashobora kwemera ko yakoze iki? Ikosa. Icyo gihe rero ku muryango, ku rugo habamo kubangamirwa. Yego. Kunini cyane. Umugabo kugira ngo yubake ku bwa kamere ya Adamu, umugore we ntiyemera ko ari umunyabyaha. Yego. Umugabo agahora yemera amakosa y'urugo y'umuryango kugira ngo agire kugira ngo urugo rwubakike.
izo ngo nagiye mpura nazo nyinshi, urabizi yuko nkora ibiganiro by'umuryango, Yego. kandi nkakora na counseling. Hari ingo nagiye mpura nazo ugasanga umugabo ari kukubwira ati kugira ngo urugo rwacu rube rumaze n'iyi myaka turimo, ati nuko nihanganira ibi nihanganira ibi nihanganira ibi. Yego. Ati umugore wanjye azi yuko ari umutagatifu, n'umugore akakubwira ati umugabo wanjye yifuza ko mpora mupfukamiye 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 kugira ngo urugo rukunde rube rwiza. Ariko ugasanga nk'uko ubitubwiye pastor, ibi bintu ni kamere, ni kamere, harimo navuga ngo umenye ari na kamere yo kwihagararaho, ni kamere yo kwihagararaho, kamere yo kumva yuko uri umuntu ukomeye cyane utazigera uca bugufi. Yego. Iyo rero niyo yagaragaye kuri Adamu na Eva. Uyu munsi rero hari imiryango yubatswe gutyo, ariko nyamara muri kamere y'Imana umugabo yemera amakosa, umugore akemera amakosa. Ingaruka rero zaje kuri Adamu na Eva, kuko Imana yari yababwiye ngo nimurya no kuri kiriya giti no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Ingaruka za mbere usomye ibice 4, ngo mugabo atwika umugore w'inda Eva. Yego. Babyara n'umwana bamwita Gahini. Arongera mutwika indi nda, babyara n'umwana wa kabiri amwita nde? Abeli. Kugira ngo bamenye kamere y'icyaha bakoze, iyo kutumvira Imana ibyara icyaha. Yego. Kamere yo kutumvira icyaha izamo karande y'icyaha. Yego. Kuko icyo bakoze cya mbere ni ukutumvira iki? Kutumvira Imana. Hanyuma rero bigeze mu rubyaro rwabo, habonekamo umwana utumvira Imana kandi akora n'iki? N'icyaha. Ahagurukira murumuna we agira gute? Aramwica. Karande yo kwica uwo muvukana, ibiratangiye. Ariko ubundi pastor, reka dusubiye inyuma gatoya, aha ntabwo ariho hakomotse karande yo kugira ngo uyu munsi tubone abantu bavukana bari kurwana, bari kwicana, bari kuryana. Yego. Nubwo tujya tubona hari abapfa imitungo, hakaba hari abapfa ibiki, ariko ugasanga abantu baravukana, abantu ni inkurikirane, ariko ntibashobora kumvikana na rimwe, ntibanahuza, aho umwe yacu undi yahacisha umuriro, ukabona niba abantu banigana. Aho si karande ya Abeli na Gahini iri gukurikira abantu. Iyi si yari iriho abantu babiri. Yego. Yari iriho Abeli ndetse na Gahini. Yego. Kandi icyo bapfuye, ntabwo bapfuye amasambu kuko isi yari iyabo. Ntabwo bapfuye imitungo, ahubwo ikintu bapfuye ntibakagombye kuba baragipfuye. Icyo bapfuye nuko Abeli yari umuki, yari umworozi. Yego. Atambira Imana, yumvira Imana, ayiha igitambo kizima, Imana iragishima. Yego. Hanyuma bigeze kuri Gahini ntiyumvira Imana, ayiha injori. Yego. Ayiha ibidafite umumaro. Yego. Imana iramugaya. Imana imubwiza ukuri, iramubwira ngo igitambo cyawe sinkemeye, ntabwo ari cyiza. Ariko ndashima Abeli. Undi rero ahagurukira murumuna we amwica bapfuye ko Imana yamukunze ngo wikamwanga. Karande y'ubwicanyi, karande yo kwica ibiratangiye. Yego. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Rero iyo dusomye mu Bagalatiya, mu gitabo cy'Abagalatiya, Pawulo yandikira Abagalatiya, tugasoma ibice 5 umurongo wa 16, haravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Imirimo ya kamere n'imbuto z'iki? Z'umwuka. Urumva ni intambara ebyiri zo mu mwuka. Yego. Tubonye intambara zingahe? Ebyiri zo mu mwuka. Izo mbere ziravuze ngo ndavuga ntimuyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Yego. Umurongo wa 17, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mugira gute? Mukora. Kamere y'Imana muri twebwe ni imbuto zo kugira gute? Zo gukora ibyiza. Yego. Ariko kamere ya karande ni hahandi umuntu akizwa, ariko kamere imurimo. Yego. Kamere igeze gute? Imurimo. Karande igeze gute? Imurimo. Ariko muri we yakiriye kamere y'Imana muri we. Ariyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abari muri Kristo Yesu baba babaye icyaremwe gishya. Yego. Yego. Ibya kera biba bigize bite?
bishize. biba bishize. Ibishira ni ibi, ibya kera birangiye ni ibi. Ntabwo harangiye kamere uvukamo, nta nubwo harangiye karande uvukamo. Ikirangiye n'ibyaha wowe wakoze, ariko ibyo so yakoze, ibyo Adamu yakoze, ibyo sogokuruza yakoze biracyari mu maraso yawe. Ariko wowe mama Mignone, ibyo wakoze bigize bite? Birashize. Ahubwo bibaye bigize bite? Bishya. Yego. Hanyuma rero ngo niyo mpamvu mujya gukora ibyiza, ibibi bikagira gute? Bikadutanga imbere. Ikigutanga imbere ni iki? Ni ukugambirira kuvuga neza bikarangira uvuze nabi. Yego. Ni ukugambirira kudasambana bikarangira ugeze gute? Usambanye. Pawulo aravuga ngo nshobozwa na Kristo kuko ari ugira gute? Umpa imbaraga. Yesu ashimwe. Karande zijya zitsinda abantu ariko ntibamenye icyabatsinze. Yego. Iyo ushaka gutandukana na kamere na karande y'iwanyu, yego, kamere irangirana n'umuntu ari uko yagize gute? Ari uko yapfuye. Ahubwo iyo wabanye n'Imana neza, ukaba mu bihe byo kuganira n'Imana no gusenga Imana, kamere igira gute? Kamere irasinzira. Bya byaha byose birasinzira. Yego. Abari bakuza usambana, abari bakuzi wiba, abari bakuza utukana, bakabona warahindutse, wapfanye na Kristo, uzukana nande na Kristo. Hanyuma 19 haravuze ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomwa, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Yego. Yesu nashimwe. Yesu ahimbaza. Urumva izi ni kamere, ariko zibyara ishami ryitwa karande. Yego. Harimo igomwa, harimo kugomanwa, harimo gusambana, harimo kuroga. Umunsi izo ni karande tuzagenda tuganiraho par etape. Tuzaziganiraho mu ma episode kugira ngo abazakurikira ibi biganiro bazabashe no gusobanukirwa izi karande zikurikirana gute. Icyo nanimo gusobanura hano ni ugusobanura kamere, kandi nkayihuza na karande yo mu muryango. Iyi karande yo kwa Gahini yaraje ikurikirana abana be. Gahini niwe muntu wa mbere ku isi wishe umuntu akica umuvandimwe we. Yego. Bigeze mu rubyaro rwa Gahini mu bice bine. Yego. Umwana we Lameki nawe yica abantu babiri. Urumva karande tayari yatangiye. Karande iratangiye. Karande yagize gute? Iratangiye. Yatangiye. Dusomye mu Itangiriro ibice byaho bine, tugasoma ku murongo waho wa 23. Umva uko avuze. Lameki abwira abagore be ati, urumva ko gushaka abagore benshi ntago ari by'uyu munsi. Ni karande. Ni karande pe. Ni karande. Noneho baravuga ngo umva uko Lameki yavuze. Abwira abagore bati, Ada na Zira nimwumve ijwi ryanjye. Baka Lameki nimutegere amatwi amagambo yanjye. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa. Umva. Urumva birahererekanyije. Yego. Bivuye muri se bije no mu mwana yagize gute? Yabyaye. Lameki aza yigamba ngo nimwumve ijwi ryanjye. Azabwira Ada na Zira ngo nimwumve ijwi ryanjye, ngo nishe umugabo muhora kunkomeretsa. Yego. Nishe umusore muhora kuntera imibyimba. 24. Niba Kayini azahorerwa 7, ni ukuri Lameki azahorerwa inshuro 70. Yego. Urumva karande icyo yakoze. Yego. Ku mwana we Kayini yishe mwene nyina bapfuye ko Imana umwe mwemera, undi itagira gute? Itamwemera. Undi we yica umugabo amuhoye kugira gute? Ngo yankomerekeje. Nishe umusore
muhora kuntera imibyimba, tayari uruhererekane ruba ruratangiye rwa karande. yego. Hanyuma rero dukomeje mu Bagalatiya n'ubundi muri bya bice byaho bitanu, yego. haravuze ngo mu bice bitanu, umva uko havuze. Haravuze ngo ku murongo waho wa 22, abafite izo ngeso n'abafite iyo mico ngo ntago bazaraga ubwami bw'Imana. 22 ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko agira gute abihana. Urumva imbuto za kamere y'umwuka. Yego. Yego? Yego. Ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro. Ariko niba mu buzima bwawe udashobora guha abandi amahoro mu bana, udashobora guha umugabo amahoro, udashobora guha umugore amahoro, udashobora guha abaturanyi bawe amahoro, ufite karande ya kamere y'igisekuru uvukamo. Yego. Ushobora kuba unasengerega. Yego. Ariko niba usenga ukaba ufite kamere yo kutabana n'abandi amahoro, guhesha abandi amahoro, yego, kamere uracyagengwa na kamere yo kwasona nyoko. Ariko niba warakijijwe ukakira kamere y'Imana mu buzima bwawe, yego, kamere ya mbere, imbuto z'umwuka wera uri muri wowe wahawe. Icya mbere ni urukundo, yego, ni amahoro, yego, ni ibyishimo, yego, no kugira neza, ni ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko agira gute abihana. Igihe cyose uhagaze mu nzu y'Imana, waba uri pasitoro, waba uri umuhanuzi, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umudiyakoni, utaha abandi amahoro, umenye ngo uracyari muri kamere, uracyari muri karande, ntabwo wigeze wakira Kristo mu buzima bwawe. Ikiranga umuntu wakiriye Kristo mu buzima bwe nuko kamere yiwabo irapfa. Yego. Ko Paulo yaravuze ngo napfanye nawe kandi nzukana nawe. Sinjuriho, ahubwo ni Yesu uri muri. Aho Yesu yicaye rero kamere irasinzira, karande zirasinzira, nta shyari, nta gomwe, nta mujinya, nta burakari, ahubwo ni amahoro, ni ibyishimo. Ibyo nibyo biba mu bandi. Izo nizo mbuto z'umwuka we. Bisobanura ngo rero umuntu iyo abanye na karande akamana n'iyo kamere, kugira ngo bimuveho bigenda gute pastor? Ikituma bimuvaho, icya mbere ni icyemezo muri we. Yego. Buriya buzima budafata icyemezo nta nubwo bukizwa. Kuko nubaho mu buzima bw'akajagari, yego, nubaho mu buzima bw'akajagari, ntabwo ugira gute, ntabwo ukizwa, ntabwo wakizwa, ntabwo wakizwa. Gukizwa ni icyemezo umuntu afata. Yego. Ko Yesu yaravuze ngo umuntu nankurikira yiyange. Bivuze ngo ni icyemezo uba ufashe cyo gukurikira Yesu ariko wiyanze. Yego. Watsinze ibyawe, watsinze ibyawe. Pawulo wabivuga, aha, yaravuze ngo ibyarinda muyange byambereye igihombo kubwo kuronka nde, kubwo kuronka Kristo. Bya bindi byose urabisiga ugasingira ibishyashya mu buzima bwawe. Yego. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Rero izi mbuto z'umwuka ikikubwira ko uzifite nuko wifuriza abandi amahoro, kwifuriza abandi umunezero, ikigezeho ukakifuriza n'abandi. Niba ucuruza ukifuza ko n'abandi bacuruza bakunguka, iyo niyo kamere y'Imana mu buzima bwawe. Yego. Imana yacu ishimwe. Amen. Hanyuma rero kamere na karande nibyo. Hanyuma rero iyo dusubiye inyuma mu Efeso tugasoma mu bice byaho 6, tugasoma umurongo wa 10, ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Igituma rero karande icaka ku muntu, irasinzira. Igira gute? Irasinzira. Irasinzira. Karande irasinzira bisobanura iki? Bisobanura iki? Igituma karande isinzira ni ukubana n'Imana. Kuko hari igihe tujya tubona umuntu ari mu masengesho, abayeho mu masengesho, ibintu runaka akabireka, ibindi runaka akabireka, ariko igihe cyagera ukabona wa muntu arongera ariyuburuye, yongeye kuba wa muntu wa kera. Nibi byo gusa. Urugero rufatika, sibyo, mu gihe cya Covid hari abantu tuziranye bari abarokora 100%, ari abavugabutumwa, ari abapasiteri, ari ba bantu mbese
bagaragaraga cyane no mu itorero kandi ukabona afite ijambo, ariko igihe cyaguma mu rugo kibaye ba bantu batangira kuyoboka kunywa urwagwa, byeri, mitsingi, ubona bya bindi bari barimo babivuyemo. Umuntu umwe akicara akakubwira ati n'ubundi burya hari byinshi nari narahishwe. Yaravukiye nko mu itorero, akavuka iwabo ari abadeperi, akavuka bimeze gutyo na gutyo, guma mu rugo ihageze insengero ziba zirafunze zose, nta hantu na hamwe wabona ujya gusengera. ubundi iyo bavuga Ariko ahantu tubari twakoreraga twabaga turi gukora, ukabona pasiteri araje ati ni mumpereze utumitsingi tubiri. Bwa mbere bamanje kubihishahisha, akajya zitwara nk'ugiye kuzimanira umushyitsi, ariko bageze aho barerura. Ibyo wambwira ngo byabaga bisobanura iki? Uhuje karande, kamere, gusenga, kwihisha kw'iyo kamere cyangwa kugira gute? ubundi ubu guterana kwera gufite umumaro munini cyane. Yego. Hari abantu benshi bafashwa nuko bari buterane cyangwa se bateranye. Yego. Hanyuma rero wenda dusubiye inyuma muri biriya bihe bya covid, muri barava intara, iyo umuhinzi yahinze ibishyimbo agera igihe ibishyimbo bikera. Yego. Iyo ibishyimbo byeze agira n'igihe cyo kubisarura akanabihura, akagira n'igihe cyo gufata intara akabigosora. Yego. Iyo rero arimo agosora, ibishyimbo bizima biguma ku rutaro. Yego. Ariko ibishyimbo birwaye, ibyamunzwe, ibyakuze nabi, byose bihita bivamo. Yego. Ubibona hasi. Nicyo gihe rero cyatubayeho. Nicyo gihe cyabaye muri noneho ariko n'uyu munsi Petero ariko abivuga neza. Yego. Mu bice muri Petero wa kabiri mu bice bibiri, umva ko bavuga ku murongo wa 20 haravuga ngo niba kumenya Yesu, niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza byarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiranyamo bikabanesha. Ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Yego. Icyajyaga kubabera cyiza iyo aba batarigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye mu birutsi byayo, kandi ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Uwo ni wa muntu wari warakijijwe. Yego. Umuntu wari warakijijwe agifite ibihe byo kubana n'Imana no gusenga. Yego. Izi ngeso yarazitsinze. Yego. Ariko abonye urwaho gatoya, ubundi umukristo ntagaragara mu bihe byo gusenga, agaragara mu bihe byo kutabona umwanya wo gusenga no kutabona aho usengera. Ubu iki gihe turimo insengero nyinshi zirafunze, nicyo kigiye kugaragaza umukristo. Ariko uri kubona ko hari abantu bongeye gusubira muri bya bindi. Niwo mugani Petero yaciye. Uyu munsi dufite abakozi b'Imana, abapasiteri, abapotre, abantu benshi banyuranye, insengero zabo zafunzwe kubera ko zitari zujuje ibisabwa. Ariko uyu munsi ukaba wamubona mu bibi. Uyu munsi rero reka rero mbabwire, Mama Minyo, karame, ntabwo karande tinya pasiteri, ntabwo karande tinya potere. Yego. Ntabwo karande tinya bishop. Ishwe. Oya, ntabwo ibatinya. Ukubona karande ifata umukristo usanzwe ni nako ifata pasiteri. Yego. Yego. Pasiteri y'ibihe byo gusenga no kubana n'Imana byagabanutse. Ibya kera byari muri we birongera bikazuka. Yego. Yesu acira abigishwa umugani, yarababwiye ngo iyo dayimoni ivuye mu muntu ntabwo ijya kure. Yego. Ngo ishaka ubundi buturo. Ngo ariko yibubuze, ngo ifata abandi 7. Yego. Ikabagarura hahandi bakaza gukomanga. Yego. Kandi ngishaka abadayimoni barusha imbaraga uwari wavuyemo. None iyo baje bagakomanga bagasanga utari mu bihe byo kubana n'Imana. Yego. Ya karande yo gusambana, uwasambanaga n'umuntu umwe ahita asigara asambana n'abantu 2, agasambana n'abantu 3, agasambana n'abantu 4 ku munsi. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo ibya mbere byawe, ibya kabiri birusha ibya mbere kuba bibi. Kuko niba waranywa gugataha, ibisigaye unywa urara mu kabari. Ibisigaye uranywa ikofu kayisiga mu kabari.
ibisigaye uranywa indangamuntu ukayigwatiriza, ibisigaye uranywa inkweto ugakuramo uti ni mu icupa ninywere. Turi mu Ibya nyuma micupa. byawe rero Mm. bikaba bibi kurusha ibya mbere. Ibyo bintu uvuze nibyo, nanjye hari ibyo nigeze kubona umuntu rwose akavuga ati nzanywa icupa hanyuma ukwezi nigushira nishyure, n'akabari bakorana bene izo gahunda karabimenye. Pastor, nubwo iyi minota isa naho yatujyanye, ariko navuga ngo wagira icyo ubwira abadukurikiye muri aka kanya, hanyuma tugasoza ikiganiro cyacu. Turakoze. Icyo nababwira, twasoreza mu gitabo cy'Abefeso mu Ah, bice byaho 6 tugasoma ku murongo wa 10. Haravuze ngo mm, kubwo gutsinda kamere n'akarande, mm, kubwo kunesha kamere zirwanira muri twe n'akarande zirwanira muri twe, yego. Pawulo yabitanzeho inama. Mm, Yaravuze ngo uburyo bwo kwitwara intwaro z'Imana. yego. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka b'iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Bivuga ngo ibyo turwana nabyo ni imyuka turwana nayo ariko tutagizemo uruhare, tutanazi. Yego. Uyu munsi turwana n'imyuka yarwanije Adamu, ariko uyu munsi twebwe turwana nayo. Yego. Ibisigaye rero ni ukwitwaza intwaro zose z'Imana, ni Yego. ugusenga, ni ukubana n'Imana, ni ukubana n'abantu bose amahoro. Mm, Nicyo cyatubashisha gutsinda akarande ndetse no gutsinda kamere muri twebwe, kugira ngo ibyacu bya kera bitazagaruka ukundi, ahubwo dukomerere mu mwami kandi dukora ibyiza, no gukiranuka kose gusohozwa muri twebwe, kugira ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro muri twebwe, kandi abantu baha izina ry'Imana yacu icyubahiro biturutse muri twebwe no mu mbuto zacu za buri munsi. murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Ahangaha hari isomo dukuyemo, hari icyo twumvishije. Twumvishe yuko karande ishobora gusinzira, waba utabigizemo uruhare ngo ya karande isinzirire guhwera, ikaba yakongera ikakubyukana. Yego. Icyo nicyo kintu mbashije gukuramo. Kandi karande n'izo kamere nta kindi kibitsinda usibye kubana n'Imana, ukitwaza n'intwaro zo gusenga zose zishoboka. Nibwo uzatsinda karande y'ubusinzi, nibwo uzatsinda karande y'ubusambanyi, nibwo uzatsinda karande nyinshi 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 zinyuranye. Yego. Imana y'amahoro rero iha umugisha abari badukurikiye mwese. Ariko Pastor, ntabwo twasoza tudasenze ngo dushimire Imana ibyiza ibitugejejeho n'aya magambo meza tuba twumvise. Amen. Reka dusenge ku bazadukurikira no ku badukurikiye bose, Yego. kugira ngo uzumvira ijambo wese akaritangira, akarifungura, akarisoza, azumva umugambi w'Imana ku buzima bwe. Reka dusenge. Nanone Data wa twese, Imana itarambirwa kutwumva, natwe ntiturambirwe kuyishima no kuyisaba. Uyu mwanya nanone tuganiriye kuri kamere, kandi tubikuye mu ijambo ryawe. Kamere y'icyaha itangirira muri Adamu, ariko ikaza ikagira ingaruka kuri twebwe, bikavamo na karande ariyo y'inkomoko y'icyaha. Kuko ijambo ryawe mu kuva ibice byaho 20:12 havuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanya, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye kugeza ku buzukuru n'ubuvivi bwabo. Bivuge ngo uri Imana ibabarira ikagera mu gisekuru. Hanyuma rero icyaha cy'inkomoko, icyaha cya karande twavukiyemo zo mu miryango, turagusabye muri aka kanya tucyumva ijambo ryawe, kuko uburwayi umuntu arwaye akabumenya ntibumwica. Mwami, ndakwinginze ngo uzumva ijambo ryawe, nuri kuryumva unyemerere ribashe kugira icyo rimara mu buzima bwe, rihindura ubuzima bwe, rihindura amaraso ya kamere, twakire kamere y'Imana ibashe gutsinda ikibi muri twebwe, hanyuma icyiza gikomeze kuganza mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.